ubundi abantu bansindira nuko arahamagara harimo indirimbo Austin anyitabira mu gikari y'amahirwe n'undi abagomba kugera ubundi ntabwo bajya babikora ntabwo bajya bitaba indirimbo irimo urarindira akazi bifatishije bakakwitaba ngo muvugana iyo harimo indirimbo ntabwo bishoboka nyine irashika bikarangira ngera ariko ko ari igihe cyanjye cyari cyageze yaranyitabye mu gikari abugana n'ikoti ndanga nitwa Marina Uncle Austin ni umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu mateka y'umuziki nyarwanda binyuze mu kuzamura impano z'abahanzi batangiye ku busa ubu bakaba bageze ku rwego rwo hejuru ari ibyamamare bikomeye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku bahanzi bane b'ibanze bamenyekanye cyane bazamuwe cyangwa bafashijwe na Uncle Austin. Njye mumva ni Cedric n'inshuti niba utarakora subscribe ubikore kugira ngo tubane mu bigo byacu ko bukeye n'uko bwije. Baha ikaze. Reka duhere ku mwanya wa mbere turahasanga Bruce Melody. Mbere yuko Bruce Melody aba icyamamare, Uncle Austin ni umwe mu bamuboneye impano bwa mbere yamufashije cyane mu gushishikariza abantu kumva indirimbo ze kuri radiyo no kumwinjiza mu mishinga y'indirimbo, ndetse baje no gukorana indirimbo yakunzwe cyane yitwa Nashima. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga umuhanzi witwa Meddy. Austin yagaragaje kenshi ko ari umwe mu bafashije Meddy akiri muto igihe atangiraga gukora injyana ya R&B mu Rwanda kugira ngo indirimbo ze zikinwe kandi amenyekane ku maradiyo. Ku mwanya wa gatatu turasanga The Ben. Uncle Austin niwe uhamya ko yavumbuye ndetse agafasha The Ben mu ntangiriro z'urugendo rwa muzika bwa mbere ruri kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi The Ben uri kwamamara muri kino gihe ku mwanya wa kane turasanga Marinda Deborah. Nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyabanje cy'amateka ya Marinda Deborah, Marinda Deborah yahamagaye kuri Kiss FM mu kiganiro cyo kumvikanisha impano yawe, nuko Marinda yabonye indirimbo ya Austin. Uncle Austin aza kumuhamagara ku ruhande nuko atangira kumuzamura impano cyo. Marinda yahamagaye Austin kuri radiyo asaba gufashwa. Austin ahita amwinjiza mu muziki, amukora indirimbo ya mbere yitwa Byarabibaye, ndetse yamuhaye amahirwe yo kwinjira mu ndirimbo yarimo Urban Boys ndetse na Uncle Austin yitwa Too Much. Reka dusoze ikiganiro cyacu cyangaha. Njye mumva ni Cedric n'inshuti, nta kindi uretse gukora subscribe ubundi tugatugana mu bigo byacu ko bukeye n'uko bwije. Tuzahora ubutaha.